Violence against women is a global public health problem of Wafasha umuntu wahohotewe Eshora umuntu wese uhohotewe n'uwo bashakanye n'ubwo utabihuguriwe ushobora kumufasha niba ari umuntu udahuje igitsina byaba byiza mugiriye inama yo kubwira ikibazo by'umugore w'inshuti ye cyamutega amatwi umwitayeho ubwire ko witeguye kumwumva ariko nanone ntumuhatire kuvuga ubwire ko wiyumvisha ibimuhangayikishije imigani 25 hari igitabo cyavuze ko ihohoterwa rikorerwa mu ngo kigira kiti hari igihe bitamworohera guhita kubwira ikibazo afite umuntu wahohotewe akunze guhisha ibyamubayeho cyangwa akavuga ko ntacyo bitwaye ubusanzwe ntabeshya cyangwa abivuga uko bitari ushobora no kutiyumvisha ukuntu umuntu usanzwe uziyahohotera undi ariko iyo muri kumwe ashobora kwigira mwiza yagera ku uwo bashakanye akamuhohotera jya uvuga amagambo yo kumutera inkunga ufasha kumva ko afite agaciro mubwire kumwitaho kandi umwibutse imico ye myiza mugire inama yo gushaka umuntu wamufasha mufashe imigani 70 ushobora kumufasha mu buryo bugaragara urugero ngo kumusigaranira abana cyangwa kumutekera amafunguro mubaze niba yarateganya icyo yakora igihe ibintu bibaye bibi cyangwa niba hari aho yahungira mufashe kwigirira icyizere kandi umwumvishe ko ashobora kwifatira imyanzuro Abagalatiya 6 muhe amakuru yamufasha kandi umubwire ko hari ibintu bitandukanye ashobora gukora ariko birinde kumufatira imyanzuro hari ibintu bitandukanye ashobora gukora ariko wirinde kumufatira imyanzuro jya uvuga amagambo yo kumutera inkunga ufasha kumva ko afite agaciro mubwire kumwitaho kandi umwibutse imico ye myiza mugire inama yo gushaka umuntu wamufasha mufashe imigani 70 ushobora kumufasha mu buryo bugaragara urugero ngo kumusigaranira abana cyangwa kumutekera amafunguro mubaze niba yarateganya icyo yakora mu gihe ibintu bibaye bibi cyangwa niba hari aho yahungira mubaze niba yarateganya icyo yakora mu gihe ibintu bibaye bibi cyangwa niba hari aho yahungira